Fifi ihangane uzabona undi Fifi ihangane reka reka tukujyane kuryama utuze munyogosheshe pole ihangane ariko pasha ibintu rero turamuka dufashwe bizagenda bitera ariko nta umunsi uzamenya umuntu wakoze birabiri oya nyine nasa no kwihangana sibyo ko sibyo Imana yonyine nta kindi kintu Imana yonyine niyo izamporera. Can't believe this. No, زوجتي شاب زوجتي مسوي هو مكون الشعب هو مكون هو بيجي يكون Mvuye kwitembera biraho ngaho. Uri gutembera? Mvuye gutembera. Ndi kubona ufite umuzigo mwa amafaranga muri iyi minsi ufite yo kugakora. Bisanzwe se. Ndumva nshaka kuganira nawe. Sako bro, mbona muri iyi minsi ufite amafaranga menshi yo kugakora he? Amafaranga jini, nakazi gasaba. Konzi ko nakazigira, ukaba utajya mu mucanga nk'abandi, ukaba utacukura wese amafaranga yakura. Ndi kumva ushaka kuyinjira izanje, mbere umupango vipi? Musaza wanjye rero ndagukunda subize. Ndi kubona wambaye n'inkweto iri hejuru ya 25, amafaranga uri kuyakura. Noneho ndi kubona ufite na touch. Amafaranga uri kuyakura ngizo kuri. Shaka kumenya ibiciro mbikura, cyangwa shaka kumenya akazi nkora. Reka nshaka kumenya hana amafaranga yakura. Ushobora kujya kuzana warajya muri Kongo cyangwa mu Buganda. Reka nakora sizaye, reka. Musaza wanjye urananiranye. Hari ubwumva ngo zakaritsiye zabuze ngo nije pashora baje gushaka. Ntabwo zakaritsiye nayo numva zabuze. Ariko se none kamubwiye. None kari agacupa k'amazi kakari ku musego wagakuye mwebwe. Kujya amazi ni uko wagenda kuri robine ukavoma se twagaye. Kandi numvishe gashariye ni urukuko kuri wasizeho. Urashaririye? Yes. Uzanywa na side wowe. Noneho na side wazanye. Ibaze mfuye nahita niyagura. Nje ndazana boro yo gutega imbeba uje kumva. Kariya kantu ni agati ko gutega imbeba ziribwa zizenguruka. Noneho mana yanjye misemi. Mbiki? We wakamweyo cyane. Nakamwe. Utambajije. Nakamwe. Nakamwe. Nuko narinzi ngo ni usanzwe uzana Yesu we. Iya mazi ariko wabibonye. Ubwo mfite n'izindi zangiye kwikinira. Ubwo kabunisho mu kintu. Maisha makuru Neza. Kumbona utameze neza. Nta kibazo gihari. Natwe twari tugiye mu gikorwa cyacu kirambura. Igikorwa kirambura kibiki? Tugiye kwibuka iwacu. Okay. Namwe niho mugiye? Niho tugiye. Sawa. Natwe niho tugiye. Okay. Sawa ngo turahurirayo. Sawa murakoze. Sawa naribi. None se musaza narabikubwiye ni iki gikorwa natwe tuba tugomba kujya kwifatanya nabo kugira ngo tuzagira umuntu uducishamo ijisho akaba yadukeka. Bizere ko hari bari gushiraho indabo uraburi seriye. Uraburi seriye byatare kwishiza ryadanje. Nta muntu ugomba kuducishamo ijisho ku buryo naba hari hano umwe wadukeka. Nose ibintu nk'ubwo bivuze iki? Se n'icyo gikorwa ni cyiza kabisa kuko ntago wapfa kumenya ibyacu ngo nikike habaye bari kuba natwe dohari ntago bamenye ibyari byo. Yego birumvikana. Ahubwo igo nubwo tutari kumwe kano kanya ariko nawe mukanje kumuhamagara kuri phone mubwire niba araza cyangwa ataraza ariko akamenya gahunda ngo ziri kugenda gute ku buryo ki nawe adashobora gukora gakosa bikaba byatuma turaburije bamenya gahunda yacu. Ubwo wamuvugishije wapi ndaza kumuvugisha nabikubwiye ko ndamuvugisha ntabwo nari namubwira aze kuba ari seriye. Tugomba kubikora mu ibanga
ari abantu tugomba kubashyira hasi gake gake ntibamenye ikiri kubabaho gake gake. umwe ku wundi kabisa. Twagiye hari ibindi se? murakoze twaje kwifatanya natwe gushyira ku muvandimwe wacu ariwe Olivier. Umwanya tugezemo tumaze gufasha umunota wo kumwibuka, tugiye gufata indabo, buri muntu afite ururabo tumushyiraho bucece, turaza kubabwira ibikurikira. Reka dusabe muri shere we abashe kuba yamufasha ari ubanza gutanga indabo mbere. Murakoze. Murakoze kuza kwifatanya n'umuvandimwe wacu, kuza kwifatanya nawe hano gushyira indabo hano tumwibuka. Mwakoze kuza kwifatanya n'umuryango wacu no gufata mu mugongo umukunzi we. Ikindi tugiye gusoza tujye twerekeza tujye gukaraba intoki dusoza kino kiriyo cyacu. Murakoze. Ariko pasha ibi bintu rero nituramuka dufashwe bizagenda bitera. Twaje ko dutegura nitonze si. Ahubwo si icyo kibazo ntakikubaza, ahubwo ko wanakimbaza mwa. Bose batubona batuvumbura gute? Tugomba kumekinga sure ko nta muntu n'umwe uri kumenya ibintu byacu ukuntu biri kugenda. Bose bamuniga Olivier. Tuzi ko turi banga turi bato tugura ibintu tubize. Wibagiwe boss wacu mukuru gashira bake ko ariwe wadukubise ibiraka ntaje nkabagiraho. Sibo hari umuntu wagikuramo ibigambo mwana. Sha ndabizi ko ari umuntu mukuru nawe. Ubwo rero natwe tugomba gukora ibishoboka byose akabasiriye. Urabizi ko iyi diri irimo amafaranga menshi kandi afatika. Tugomba kureba ukuntu ibintu byose tubigenza neza, haje n'umuntu n'umurabuka. Siko bimeze? Umvashi wumva igitima gikubita. Hari umuntu uri kutwinjirira yi. Ubuki utambwira se ko ibintu byatugiye kuza muzabara bro bahita batwica. Twamukunda ndababaye. Ihangane. Ese kweli Ihangane. Pole. Bibaho pole. tufi gutuma natwe turi kubera nuko icyo ninjye byabaye. Pole. ntabwo ari wowe gusa. Sibyo. Ihangane. Bibaho. Sibyo. Fifi ihangane. Uzabona undi Fifi ihangane. Ihangane. Reka tukujyane kuryama utuze. Unyogosheshe. Pole ihangane. Ariko mwana buriya wafungwaho. Ibaze kubona ibaze ariko iniga batarafunga usaba ari umugabo. None se igihe ugera muri gereza hariya abantu wasanze bamwe babakatiye 25 bakoze ibyaha bitandukanye n'iki wabonye nabo ubuzima babayeho muri gereza atari bubi cyane. Byahatari so kantu ka mirongo baturengeraga b'inkungu Ekangana gute se bakitaga isake bro bakazi wowe ntabyo ariko mfite ikibazo cy'amatsiko cyangwa gukomeza ubundi ni gute nawe ugaruka mu byaha kandi warigeze gufungwaho ubura
kuki ubigarukamo? ubundi mwiza nawe urasetsa kweli, ubundi igisirikare nta kikuvamo, ubundi ukivamo ariko nta cyakuvamo. wowe se bagufashe noneho ibibazo Zari ni gitinyishe ni kubizi. hano tuvuge njyewe ni ubwa mbere, none se wowe urumva aho hantu wakongera kwifuza kuhasubira? ubwo ntategera ndi gukaba ikintu bita abakonsi, ubundi bakonsi hariya turaziranye. Akawe ni ukuja ndagafata n'akanya nkagafata mu munsi uba warabujije. Okay, ibyo birumvikana, ahubwo se mwana twebwe tugomba gukora uko bishoboka kose, aya muryango ntuzigere umenya ko natwe tubiri inyuma. Urabona hariya kiriya gikorwa twagiyemo ni ikintu cyagaragaje ishusho nyine itadukekeramo. noneho ibaze baramutse batuvumbuye kandi bahatubonye kandi bazi ko turi n'inshuti zabo, ngahibaze bakaduteza polisi. niko kabeho ngaho. kandi narumvishe mu kiriya kirego cy'uko Olivier yishwe kuko polisi ikirimo. kirimo gatuma nzivamo nta guhoboka ngewe umuhungu w'umusinga ndagasa. iyo winjiye uba warangije kwinjira, ahubwo igikurikiraho ni ibiceri. dukubite yacu rero tuje kugasindira, dore uranakeye. bose iwacu mukuru agenda uhita bikurikirana, ewana turaza guhuza mu nyuma. byaganje ariko wowe wahuze nyine. sawa Olivier yapfuye akiri muto pe. nyine ukwihansana umukundaga cyane kandi Umuntu ukoze biraga asigura umwana bamuciye kuko iki. ntabwo aragaragara kuko Polisi iracyari mu iperereza. Ako umunsi nzamenya umuntu wakoze biraga. oya nyine nasa no kwihangana neza. Sibyo kwa twamukundaga sibyo Imana yonyine nta kindi kintu. Imana yonyine niyo izamporera. Umwana wanjye agiye akiri muto. Yo baby, mbona uramuca umusego ntekereza ko tumaze hafi iminota ingahe? Ingane amasaha agiye koko Saragiye ahubwo sinzi. Jacques ahubwo nambwiye tuvuge uburambe. hajya ufite telefone Ahise umuntu usigaye ko tugiye hano hafi rero hano umuturanye ntabwo ari nk'umuntu cyagiye. ntabwo ari ngombwa gucaginga none yiza ntase nkawe ujyana na sheri ugasiga fone ujyanye None se mvubwira. Ihangane sibyo n'ubundi ntabwo atinda. Iyo twihangane wese uko turi kuganira Isilamu kandi. ikibazo ntabwo ari uko Jacques yatinze, nta telefone ntaki. ese turajya agafoto weho burase mu ujyana na sheri. Mva baby ihangane mubwire sibyo tumeze ihangane ntabwo dutinda hano hafi yose tumutegereje tujyana sibyo. Tukomeza kwihangana sibyo. Bura Aisha tugiye kureba. Yewe fishije sheri sibyo. Bura nanjye bura biramutse. Ntabwo wababa. oya sinaba gusa umuntu ujyana na sheri we nta telefone agira. Telefone ni yewe. aha sawa Yewe mirije imbere. Wagiye wumva. gato tumutegereze nta kibazo. Tumutegereze ahubwo nawe sinzi batari kuza ubwo. Iyo twatwane wowe si gutayiza. njye nayizanye Baretse kumuhamagara turaganira tutamenya aho ari. Ariko niyo umuntu avuga ati ntabwo ariko tutarakuvugana ku mafone gusa. Kano ko tubonye reka tujyase umusaruro mu gihe tarazi. Sibyo kuko rero ntacyo twirukansa ariko tuzi turangije tumuru. bibi naturangije ushaka ko tuganira iki? Byinshi twaganira tugira ibitekerezo bisanzwe sibyo. Iyo turi burangije muri minsi urangije ukeneye n'akazi ugenda gushaka akazi tugahanegera. Ni byoroshye. Of course, ushaka ibitekerezo ntareba. Naho se ibitekerezo ugira wibagiwe telefone. Vuga njye ya telefone nabikwiyamye. Twese bebe tuvugisha ukuri. Bibashize hafi ukwezi kose sibyo. Simina kugusoma, simina kugukora. Ubwo ntabwo uri gukora. Ushaka kugira ute? Gusoma, urabivugaho iki? Kuguhobera. N'iminsi myinshi sibyo. Ukwezi kose. Umubera sibyo ushaka? Jemena. Nabyemeye ntabwo. Can't believe this. Mama, none again. Bikabageza. Ibyo bintu ntabwo mbishaka, ntabwo ndi muri muto. Kushira. Sema kuraka. Uziko nawe kanyakare akanshavuza koko kanya nk'aka King James. Ndakeka wabyumvise. Nuko ndiko n'ubundi kumeze Jacques yakomeje gutinda. Ariko ntandenze. Umutima muke wageze aho kugenda. Sibyo gusa ndishimye ndakuze hano. Tubona Jacques yana. Mezete Jacques. Mezete. Mukono shaka mukono. Wowe gucyera ko Ese kumubera hari ikibazo kirimo. kitabamo. Nigute wowe ko baguhobera hanyuma wowe guhobera sheri wa mane hari ibintu byatacemo. Okay sawa tubyihorere nta byataje ntuzongere uranyumva neza musoni
umva Ntari bro. okay sawa tubivuyeho Ntari man. Dukomeze man urugendo rwacu. umujinyere kirangire ubwo Ntari byo dukomeze urugendo. ukanenga Dukomeze urugendo. okay nta kibazo Fifi ngomba kwihangana bibaho mu buzima niko isi iteye nta kibazo ngiye ndamubonye nariyakiriye ntacyo nahise nabihindura ihangane sibyo ntacyo gukunda nahise naheranwa n'agahinda iminsi yose ishize nkana gutya uyu ngubu meze neza n'ikibazo Gusa ni ukwihangana kandi bibaho mu buzima. Kwihangana niko kwa mbere. ubu ngubu mba numva mfite nyine narabyakiriye nta kibazo ngira ahubwo se nabwiye amakuru ni hanze ngiye kubera rero ntagikunda kujya hanze ntabwo uno TikTok yindi ibintu rero yego se ntabwo wabimenye ya ntangana TikTok yazanye agasha kare ngubu mu Rwanda ku baforowazi igihumbi TikTok iri guhemba kandi amafaranga menshi mu madolari no mu mayero urabyumva uterera Fifi kuba TikTok igiye kujya n'ikintu bigira vuba umaze guhumeka ibyo ngibyo ndabyiteguye cyane ahubwo ni amakuru mashya mpaye Byagufasha. yebwe Gusa tunizere ko umeze neza kandi tuje nta mutima mubi kandi tukuri hafi n'abantu baba bakwitayeho cyane kandi muri iyi minsi mani gusa tumeze fresh. neza bwiza kutakivuga mba nababaye ariko ndahari ku bwawe nyine ntabwo kwanga kuvuga ntabwo hari ikindi kibazo kindi bamutekerezaho deje ngize ngo hari ikindi kibazo mpamvu utari kuvuga nyine twihereranye amagambo twese wowe ntavuga kubera iki ariko bakaba bari kuvuga pe tugira n'agasore ntabwo umeze neza abakobwa bagira inkuru ariko ntabashaka kutubwira niba ari uko mpari bwawe narakuranye Ariko ndi kubona tumunararanye fresh. ariko muri igihe ariko muri igihe ego se wasanga ari umva biri kugaragara neza nshaka buriya ni uko ngiye mba mpamira Ako Simon. Kiwa mai kwa Simon. nsize ahubwo zagushakira uzamushakira azagoye azagutema yeee mbe hanze barahari basa neza barahari Sanje naramubuze mani. wayi ntabwo wamubona ari neza nawe mutire y'abana ubwo ntabwo ntabwo wamubona ushaka utendeke wowe uranetse Happy. Ugakeneye baka? Binkoreze. nta kibazo nabishatse turamanika Eh. sibyo Yeah. twazadukorera tutundi umwana ufatika ugaragara Sibyo birenze se mani. Musanze. Sanyine. umaze nyamara byaba ari byo buriya rero hari ukuntu ngenda nikoza Uganda hariya Mbarara 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 hari umutwe Mbarara muri Uganda indi gwari haraza Mbarara buriya nzi kuvuga ikigande buriya ndahari urahari ikigande nzakwigisha kukivuga umwana wese Ko ni nabusutu. Awundi. yewe Chetu numbonera kama pasi. akana gafatika gafite gafite umupuri wadanje gafite umupuri wadanje nawe se akana gafite agasezi kagezweho si byo sawa ariko n'akana gafite umupuri kabarisa ubwo si ibyo ngibyo by'imipuri imipuri so ni ibiki kandi kakanya uranjabutse se kakanya uranjabutse Nuvanga gusa rero bikoresho nyine aho muri Uganda baragutaye ngaha bikoresho muri umupuri ni umukobwa ufite umuguri munini ufite nyine iki umuke amabuni nari ko nagira ko nabigira uramutaye nje ndi kumubariza uriya niwe yakina abana sayifi cyangwa se afite umupuri wadanje Ako sugori wahita unamuntora mwe. oya Ya, Numva ibyo sugori kumva. oya none kuki nafashe Mupasi mani umuntu we. oya Shiri wawe mani oya ugasanga. ndamufite Ubwo noneho ushaka kunyambutsa
hakurya kwambutsa imipaka bro kubera icyo ushaka kujya kumuhereza abo hanze Amashyi. aho hano mu ubwo Rwanda tuzanye mu hari Rwanda wenyine gusa ubwo niyo ugize umugabo mugize umugabo nawe uri umukobwa ubwo muri babiri ariko nyine ni sheri ubu tuvuge ko usinyanye n'abakobwa babiri banyu ya mu Rwanda cyangwa mpambutse umupaka musaza mugeze bakaba abana bameze neza sana bafite ariko mu Rwanda mani banumva bimeze hano hari igitoki kikamucengera ubundi ngagira kure na za soya zose ngo igita cyane kirimo umwaka ako bishoboke ko atari babirusa kuko ntabwo wamenya abo ngabo biyo hirya avuze mu Rwanda ngo ntihaziranye n'abakobwa wakunze kuba higiye wakunze kuba zambara ndamaburi vipi wowe nahe ase amabura abaye ikibazo kandi Niko buri rero uvuga bifite mabuno mani mwese nawe arahamye bivuze ngo nawe wowe igihe ngiye ibyana hafi aho ni nabyo abana ni benshi kandi ntabwo ubwo bivuze ngo umucinyi aya ntugacinye umwana ni mwiza mwana sha amasange ari kumfata kandi reka dukore icyo cyo tuzana kandi ngiye mu kazi kandi hari impano icara turangiza ibintu tugeze nibyo byiza oya nuko akazi ka amasaha yageze kandi nkora ku mugoroba uri kumva rero nkaba ndi gutinda ahubwo hari impano hari akamaro twe twamukusanyirije gusa namfasha yewe kakamuha gusa nyine Fifi akira kandi nayo kuba uri kwifashisha mu kibazo cyawe kandi ukomeye wihangane kandi ngomeze wihangane cyane kandi sombe ko tubikira kuri hafi kabisa wumve ubona kuba twagutereranye kandi imitima yacu iri kumwe kabisa wumve tuba tukuzirikana kandi cyane ubwo rero tuzafata undi munsi twongere guhura nta kibazo ihangane cyane kabisa murakoze cyane pe ntabwo nakumva ukuntu nabashimira nta n'irindi jambo nakoresha mbashimira murakoze cyane kubifata mu mwanya hano tubafitiye igihingwa cyiza cy'ibihumyo ndetse n'imigina yabyo ndetse kikaba ari igihingwa cyerera iminsi 15 gusa kandi kikaba gifite umumaro munini ku buzima bwa muntu gitanga intungamubiri nyinshi harimo poroteyine vitamine B na D nka potasiyumu selenium n'izindi bifasha kongera ubudahangarwa birimo nka beta-glucans na antioxidants bifasha n'umubiri kurwanya indwara. Ikindi kandi bikaba byifashishwa no mu buvuzi, bimwe bivamo imiti nka penicillin. Ikindi ibihumyo bikaba bifasha mu kurwanya kanseri ku mubiri w'umuntu. Ikindi kandi bikaba byifashishwa no mu mirire myiza. Ibihumyo bikaba birinda umubyibuho ukabije. Tutibagirwe ko ibihumyo birinda umubyibuho ukabije, ubudahangarwa bw'umubiri, bikanagabanya umuvuduko w'amaraso, bikanafasha mu gusukura umubiri. Wifuza kuba twamufasha mu gukora imigina, akiga gukora imigina akabimenya, akamenya uburyo ki imigina itegurwa igatangira kweraho ibihumyo bifatika. Mu gihe cy'iminsi 15 ukaba utangiye gusarura, ukazajya usarura mu gihe cy'iminsi 15 mpaka amezi 3 arangiye. Muri ayo mezi 3 buri minsi 15 urasarura. Ku bindi bisobanuro ushaka kutuvugisha waduhamagara kuri 072 95 68 720 cyangwa se 078 21 68 523 cyangwa 072 73 93 120
cyangwa 07 51 32 waba ushaka kuvugana na Teacher Mwizerwa mu gikorwa cyo gutegura imigina. Duherereye mu karere ka Nyabihu, umurenge wa Rambura, akagari ka Nyundo, muri centre ya Gasiza.